ntago nari nzi gutandukanya, nubwo ibintu byari bimbayeho nyuma ariko ntago nari nzi kubitandukanya. Abakurikiye amashusho TV nyine ikintu ngiye nababwira pe, nahuye ni kose, nahuye n'ubuzima, ubuzima bwarandiye bigeraho niyanga, naje inahangaha ndi kugira ngo bangonge, najya mu muhanda akanyitaza akanga kungonga. Umuntu yifuza urupfu atamerewe neza, ntago biba ari byiza, ibintu biba byakurenze. Uhagize ugira icyo akenera kugufasha, hari telefone ugira, hari uburyo umuntu yakubona? Ndayifite. Nimero yanjye ni 07 85 6 6 4 7 baruyeho iriho Ingabire Gloria, niko nitwa. iri muri mobile money. Urampa amafaranga umuherezi ya 2, mubwira nti urampereza ikintu cya 5 akampereza wenda hari note 2 za 500, yari kunsubiza icya 5, akambwira ngo inoti imwe ni 1000, iyindi ni ya 500, ariko ari kugira ngo andebe. Inote nazikoragaho gutya, uhari ukuntu zikora ukumva ngo inote ni ya 500, iyi ngiyi ni 1000, hari itandukaniro kandi noneho nta nubwo buriya zingana. Ibijyanye no gukundana n'urukundo bimeze bite mu buzima bwawe? Umusheri ufite cyangwa musheri mfite? Gusa muri karagiteri zanjye numva ko ni ibyo ngibyo nibiza nzakundana n'umuntu ufite ubumuga. Kuko urabona Imana yankoreye ikintu nge nahumutse, n'ubundi ubumuga ndacyabufite kuko mfite ubumuga bw'uruhu. Urumva nari mfite ubumuga bukometanyije, oya bibaye ngombwa rwose akaboneka nakundana n'umuntu ufite ubumuga. Umuzungu rero yaje kuza, urumva sinarebaga, ntago nzi ukuntu yaje. Icyo nzi cyo nuko yazanye n'umuntu uvuga ikinyarwanda, akamubaza mu cyongereza, uwo muntu uvuga ikinyarwanda akambwira. Nibwo yambajije nyine, arambwira ati se ushobora kwemera ko ngusengera? Nitwa Ingabire Gloria, habamba Kacyiru. Kacyiru se ubaho gutubaye? Kacyiru rero ntago ari iwacu, nari ntunzwe no gusaba. Ubu rero navuye ku muhanda kuwa 5, ntegereje icyo yose azakora, kuko ubwo wese n'ubu ugiye kujya ntunga, kuko ntago nasubira hariya narindi. Hehe waruri? Nabaga hariya ku isoko rya Nyarugenge, niho nirirwaga. Nteze akaboko gutya, ungiriye neza kama. Ese byagenze ute? Tubwire muri makeya amateka y'ubuzima bwawe, ni gute wisanze ku muhanda? Amateka y'ubuzima bwanjye rero, njyewe naravutse nisanga iburengerazuba. Sanze iburengerazuba, ariko mama yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Afite ikibazo cyo mu mutwe, mbaho gutyo igihe kikagera nyine akenge kakaza, ariko nkumva ko yakomotse i Gasabo. Twarabanye, ashaka undi mugabo. Ashatse undi mugabo, urumva babagaho mu ikode. Igihe cyaje kugera nyine, ubwo ndiga aho hantu twabaga. I Rubavu, Murenge wa Bugeshi. Akagari wenda na karitsiye n'umudugudu? Murenge wa Bugeshi, akarere ubwo urumva ni Rubavu, akagari kari Akabyahi. Tumva umudugudu we ntago ntiwibuka. Mu Byahi? Ubwo rero igihe cyarageze nyine mama arapfa. Apfuye ufite nk'imyaka ingahe? Mama yapfuye mfite imyaka 18, kuko mama yapfuye n'ubundi ikibazo cyo guhuma cyaraje, ariko kitari cyakomera, kuko yarwanaga ishyaka kugira ngo anjyane Kabgayi, bakoza ngasubira ku ishuri, bakanyuza ngasubira ku ishuri. Ubwo rero igihe cyarageze nyine mama arapfa. Ubuhumyi bwaje bute? Tubwire ukuntu bwaje. Ukuntu byaje rero, narize maze kwiga
ngeze mu wa kane nicaraga ku ntebe ya gatatu nkajya mbona ntabwo ndi kureba neza n'amaso akandya imitsi ikandya noneho nkabona imbere yanjye hari ikintu cy'igihu nkabona ni imyotsi ubwo rero mbwira mwarimu ariko ntabwo ndi kureba imbere neza mwarimu yankuye ku ntebe ya gatatu anshyira ku ya mbere aravuga ati ese noneho uri kuhareba neza none uko bisa kose nafata note ubwo nabayeho muri ubwo buzima mbaho nibwo batangiye kumvuza ubwo rero bigasaba yuko buri mezi abiri njya i Kabgayi buri mezi abiri nkajya i Kabgayi bakoza batakoza bakampa imiti nshyiramo kugira ngo cya gihu kigabanuke ngo mama yarapfuye rero amaze gupfa sinabona buryo kinongera gusubira i Kabgayi nabaye mu nzu maze kuba mu nzu mbaho ngaho urumva navukanaga n'abana tudahuje mama mbaho ngaho igihe kiza kugera nyine mbona barandambiwe bamaze kundambirwa ariko hari ahantu baje kunjyana i Masaka njya kwiga inyandiko ya Burayi urumva nari mfite imyaka 18 ndi kugira ngo nkomeze kwiga nagiyeyo maze kuhagera ndayiga mfite imyaka 31 niga Burayi maze kwiga Burayi ngira gutya nyine ndataha barambwira ati ariko i Rwamagana hari ikigo ugomba kuzajya kwigayo naratashye maze gutaha shakisha umuntu wanyishyurira ndaheba nicara maze kwicara nabayeho ngaho igihe kiza kugera basa nkaho bandambiwe noneho umupapa wababyaraga urumva yari umwimukira afata abana be arabajyana hari abavandimwe banjye tuva indimwe ubwo yarabafasha arabajyana aravuga ati yarabafasha arabajyana aravuga ati nawe uzagende ubaririze kwa papa wawe cyangwa se kwa nyogokuru wawe aho mama wawe avuka ati nanjye njyanye ibyanjye mbona abayeho ngaho nza gushakisha buryo ki nagera inahangaye i Kigali kugira ngo mbone umuryango wa mama yaba yaraturutsemo kugera i Kigali byarangoye oya ntago twasaga yari imibiri yombi ntago twasaga rwose ari urukara ubwo rero igihe cyarageze njya kuri kiliziya umuntu ampereza amafaranga abandi bana bose niwe wavutse gutyo nyine ni njyewe umuntu ampereza amafaranga 5,000 ya 5,000 nibyo nakoresheje itike nza hano i Kigali maze kuza hano i Kigali aho bwije siho nararaga ubuzima burandya bumaze kundya ariko nza kugirirwa ubu n'umuntu aza kumbana nambwira ati ngwino njya kukwereka ahantu bigisha massage kuva warigeze ugera mu ishuri ushobora kwishobora ubwo yanjyanyeyo niga massage amaze kunyigisha massage nyine n'ubundi ubwo ariko ntago nagiraga ahantu mba urumva nabaga ku muhanda bwakwira nkikinga ku giti cyangwa se nkajya muri dushe y'umuntu cyangwa muri toilette iyo nasangaga ikinguye wararebaga oya ntago narebaga na gahoro ubwo igihe cyaje kugera rero n'ubundi mbaho ngaho mfata umwanzuro kujya hariya ku muhanda hariya ku isoko uriya muzungu yankuye kuko icyo gihe nari ngiye kwicwa n'inzara ndavuga ni rero inzara izanyica reka ngende njya ku muhanda uzayangirira neza azajya ampereza ikitunga nagiye ku muhanda maze kujya ku muhanda nyine hahagarara ungiriye neza akampa 100 ungiriye neza akampa 200 nuko nguko mbayeho ubwo ahantu mba ntago na akazu k'umuntu yanduriragamo amakara agize gutya nambwira ati noneho ntuzajya gusaba bakayaguhereza ujye urya 200 baguhaye nk'igihumbi ubike 800 ku buryo ku kwezi uzajya umpereza 20,000 ndavuga ni ntacyo imvura itanyagiye
ubwo najyagayo nyine ngashakisha buryo ki ayo mafaranga aboneka ubuzima bwanjye bugakomeza nuko mbayeho. usabiriza ukishyura n'inzu y'ibihumbi 20. ubwo se warayabonaga? hari nk'ubu ngubu ntayo mfite kandi nishyura ku itariki 12 nibwo nishyura. ubwo rero ntegereje niba aransora niba atari bunsore simbizi kuko ntayo mfite. ntegereje icyo Imana irakora kuko kuva nahura n'uriya mugabo yarambwiye ati Imana iguhaye akazi igukuye ahangaha ntabwo uzagaruka ahangaha ntabwo uzongera gusabiriza n'ubundi rero ndi muhira ntegereje icyo Imana irakora. tubwire noneho ukuntu wahuye n'uriya muzungu uko byagenze muri makeya utangira ubwa mbere umuhura mbese byose uko byagenze. nta muzungu rero urumva niberaga ku isoko rya Nyarugenge nyine nagiye gushakisha kugira ngo mbeho. nkahagarara nyine nteze akaboko gutya nategaga akaboko n'inkoni yanjye uwungiriye neza akampa hari uwantukaga hari uwageraga gute ariko ibyo byose nkabyakira. umuzungu rero yaje kuza urumva sinarebaga ntago nzi ukuntu yaje. icyo nzi cyo nuko yazanye n'umuntu uvuga ikinyarwanda akamubaza mu cyongereza uwo muntu uvuga ikinyarwanda akambwira. nibwo yambajije nyine arambwira ati ese ushobora kwemera ko ngusengera? ndavuga ni nta kibazo. arambwira ati noneho ndagiye nzagaruka kugusengera. yampaye amafaranga 2,000 maze kumpereza 2,000 nguma aho ngaho aragenda. kuwa gatanu ndabyuka n'ubundi maze kubyuka ndagenda njya ku isoko. amafaranga muramenya n'umuntu utareba abasha kumenya? ndayamenya rwose ndayamenya. buriya iyo wamaze kubyakira umenya gutandukanya ibintu. imyaka 10 maze ntabona narinzi amafaranga narinzi inoti ya 500 narinzi ya 2 narinzi ya 5 narinzi igiceri cya 50 ndetse n'ikijana kuko haba hariho itandukaniro. hari ukuntu nabimenyaga nayikoragaho gutya nkayimenya. inote zose uzikuze umuntu utabona abazi kuzitandukanya ikoraga ahita byumva cyane uko wowe wizera inyandiko ya Brian. oya umuntu utabona iyo amaze kwiyakira ubundi njyewe ntari niyakira urumva byaranshanze iriya myaka 3 namaze ndi mu nzu ntago nari nzi gutandukanya nubwo ibintu byari bimbayeho nyuma ariko ntago nari nzi kubitandukanya. ariko iyo umaze kwiyakira ni ukuvuga ngo rwa rugingo rwagiye izindi ngingo zirazunganira. ni ukuvuga ngo nari nzi gutandukanya iyo note rwose nkaza nkakubwira nti n'iki. hari abantu bakundaga kungerageza bakavuga ati reka turebe nkamuhereza inote wenda hari y'igihumbi nkamubwira nti urampa amafaranga umuhereza ya 2 nkamubwira nti urampereza ikintu cya 5 akampereza wenda hari inote 2 za 500 yari kunsubiza icya 5 akambwira ngo inote imwe ni igihumbi iyindi ni ya 500 ariko ari kugira ngo andebe. inote nazikoragaho gutya uhari ukuntu zikora ukumva ngo inote ni ya 500 iyi ngiyi ni igihumbi. hari itandukaniro kandi noneho nta nubwo buriya zingana. byarangira nyine nkamubwira nti winyina ku mubyimba urumva igikomeretsa ahitaga kiza nkamubwira nti winyina ku mubyimba mpa amafaranga asigaye mpaye amafaranga 1,000. ubwo akayampereza agaseka akavuga ati yote narindi kugira ngo ndebe ntabwo nari kuyakwima. Huye n'uriya muzungu rero urumva yarambwiye ngo azagaruka. iyo utabona uhura n'abantu benshi bakagenda bakwemerera ibintu bakavuga ngo bazagusura ariko hakabaho abagenda bikarangirira aho ngaho. nubwo yambwiye gutyo nta cyizere nasigaranye naravuze nti n'ubundi bizagira. ariko ngewe kubera ko nasengeraga Kimihurura n'ubundi nari mfite ibyiringiro byanjye rwose. buri gitabo cya Rusi ndagikunda mfite ibyiringiro yuko kuko
nifite ibyiringiro ko hari igihe izangirira neza. Ubwo rero narahabaye nyine, umuzungu nagiye kubona mbona kuwa gatanu araje arambwira ngo ni Mike, nari ngarutse kugusengera. ndavuga ni nta kibazo. Ubwo rero yaraje nyine aratangira aransengera, maze kunsengera nambaye rinete, igihe kiragera anyambura rinete, arasenga uko agenda asenga ariko igihu kirangira, uko agenda asenga ariko igihu kirangira. Ubwo ngubwo akajya akura akambwira ati ese urumva hari ikintu kiri guhinduka? Nkamubwira nti hari ikiri guhinduka. Igihe cyarageze rwose ndareba, nuko nguko byagenze. Ubutumwa namugenera gusa, icyo ubutumwa ngewe navuga nuko afite Imana, kandi Imana afite iravuga, Imana afite irakora, Imana afite wa wundi wihebye, wa wundi ubona ibyo byararangiye, Imana ye irakiza kuko yarankijije. Ubu ndi kureba, narongeye ndeba ibyo ntabonaga. Urumva imyaka 10 ndi mu icuraburindi, ni igihe kinini. Noneho rero hari ukuntu urabona iyo umaze igihe urwaye usa nkaho waremaye. Iyi nkoni iyo nyirambitse mba numva mfite ikintu ndi kubura, na rinete iyo nzikuyemo ubwo ndumva nsa nkaho nambaye ubusa. Ndi kureba ariko ndumva muri ngewe hari ikintu ndi kubura. Icyo navuga cyo rero rwose, Imana yiravuga, Imana yikora imirimo n'ibitangaza. Umva uwo ari we wese ajya aza musengere kuko afite Imana. Noneho ugiye guhereza ubutumwa, aba ari abantu baca ku muntu wenda utabona, bakamukwena cyangwa se bakamubwira nabi, bambwira ngo hari abagucagaho bakagutuka. Nahuye n'ibibazo byinshi rero. Inkuru yanjye ni ndende, nubwo wenda hari waje kumbwira ngo nguha amakuru, ariko n'ubundi nzi ngo ndasaba ngo muzamfashe munyandikire inkuru. Ibyanjye ni birebire. Iyo utabona uba ufite imbogamizi nyinshi. Icya mbere, ukubwira nabi ntumubona, ntumenya ngo uyu muntu ese kambwiye nabi, ariko ese ameze gute? Ibyo ngibyo ntabyo ubona, gusa wumva ijwi. Noneho kandi ikintu utabona, iyo utabona nk'ubu ngubu ibyiyumviro byanjye, kuko ntarebaga, iyo twavuganaga numvaga kugira ngo nkamenya ngo uyu muntu ni muremure cyangwa se ni mugufi, kuko numvaga nk'ijwi riri. Ubutumwa nahereza abantu badafite ubumuga, natwe turi abantu nk'abandi. Ihangane, buno urabona uri muzima. Natwe turi abantu nk'abandi, natwe hari icyo twakora. Kandi noneho kuba umuntu atabona ntago bivuze ko nta kindi kintu ashoboye, ntago bivuze ko nta bwenge afite. Twakora, nta kintu tutakora. Twabwiriza, twahanga, twagira gute, ikintu cyose turagishoboye. Ubu butumwa rero, umuntu nuca ku muntu ufite ubumuga, aba atabona, aba afite ubumuga bw'ingingo, menye neza yuko nawe yaremwe. Umufashe muri serivisi agusaba, kuko hari ahantu twageraga wenda hari kwambuka bikatunanira, bikaba ngombwa yuko twitabaza undi muntu ataboneka. Urumva iyi nkoni n'ikivuze, uhita usaba inzira mu muhanda. Rero nubwo butumwa rwose natwe turashoboye. Ngagira noneho ubutumwa ugenera abantu basabiriza ku muhanda, ibibazo nk'ibyo, wowe wababwira iki? Abantu bari ku muhanda rero, buriya ntawe ujya ku muhanda ari we. Ntawe ujya ku muhanda ari we. Njye nagiye ku muhanda kubw'imibereho. Nubwo ubu ngubu nabivuye, ariko imibereho ntirahinduka.
ntabwo yari hahinduka kuko nta kazi mfite, ndi kureba ariko nta kazi mfite. Ikintu nasaba rero umuntu uri ku muhanda ari gusaba asabe asenga n'Imana, agira ibyiringiro yuko hari aho Imana nawe izamushyira ikamukura ku muhanda. Nubwo ubu ngubu navuye ku muhanda ariko mfite ibyiringiro yuko nk'uko yambwiye ngo sinzasubira hariya mbonye akazi, mfite ibyiringiro yuko ngiye kubona akazi n'ubundi ubuzima bwanjye bugakomeza. Uhagize ugira icyo akenera kugufasha, hari telefone ugira, hari uburyo umuntu yakubona? Ndayifite. Nimero yanjye ni 07 85 666 47 46. Iriho Ingabire Gloria, niko nitwa. Iri muri mobile money. Ubwo utubwiye ko herereye Kacyiru, urumva niho ncumbitse. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, sinzi niba hari icyo wabwira abakurikiye Amashusho TV. Abakurikiye Amashusho TV nyine ikintu ngiye nababwira pe, nahuye ni kose, nahuye n'ubuzima. Ubuzima bwarandiye bigeraho niyanga, naje inahangaha ndi kugira ngo bangonge, najya mu muhanda akanyitaza akanga kungonga. Umuntu yifuza urupfu atamerewe neza, ntago biba ari byiza, ibintu biba byakurenze. Icyo nababwira rero nuko ubu ngubu ndumva pe mfite ibyiringiro ko ubwo ndi kureba n'akazi nzakabona, ubuzima bukomeze no gusubira ku muhanda. Ibijyanye no gukundana n'urukundo bimeze bite mu buzima bwawe? Umusheri ufite cyangwa ro? Umusheri mfite, urabona ntabwo waba uhangayitse ngo ujye mu by'abashiri. Uhura n'undi uhangayitse mugahuza. Gusa muri karagiteri zanjye numva ko ni ibyo ngibyo nibiza nzakundana n'umuntu ufite ubumuga. Kuko urabona Imana yankoreye ikintu nge nahumutse, n'ubundi ubumuga ndacyabufite kuko mfite ubumuga bw'uruhu. Urumva nari mfite ubumuga bukometanyije, ubw'uruhu n'ubw'amaso. Ubwo rero n'ubundi urumva ntago umuntu ufite ubumuga shobora kumunyuraho. Oya, bibaye ngombwa rwose akaboneka nakundana n'umuntu ufite ubumuga. Sawa, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha.